u Rwanda ruhagaze neza mu iterambere ry'umujyi ugezweho kandi ukunzwe, by'umwihariko mu iyubakwa ry'imiturirwa y'akataraboneka. Ku rundi ruhande twibukiranyeho gato ku ruhande rw'abaturage, abaturarwanda bose, ijanisha ritwereka ko imibare y'abaturage bubatse imiturirwa bigengaho yabo mu mwaka wa 2022, imibare yabo yari iri ku kigero cya 0.1% mu gihugu hose, naho ab'umujyi wa Kigali ari 4.5%. Ibi bikaba byaragaragazaga idindira ry'imishinga irenga ibihumbi yari yarateganyijwe mu baturage bigendanye no kuzamura inyubako z'akataraboneka mu mijyi igiye itandukanye irimo Muhanga, Huye, Musanze na Bugesera. Ubushakashatsi bwa Building Stock and Building Typology of Kigali bwakozwe mu mwaka wa 2015 ugaragaza ko hakozwe isesengura hakoresheje amashusho ya Paradise, aho barebye inyubako kuva mu mwaka wa 2008 na 2009 kugeza mu mwaka wa 2015, bagasanga inyubako zo muri Kigali zarazamutseho 27.7% mu mibare y'inyubako mu gihe cy'icyo gihe. Gusa aha yari imyubakire rusange y'amazu asanzwe y'abaturage. Ku bijyanye n'inyubako z'imiturirwa arizo mid-rise na high-rise, ubushakashatsi bwagaragaje ko muri 2008 na 2009 hari inyubako zirenga 503. Ni ukuvuga ko hari inyubako zifite hagati ya kabiri n'izindi zari zifite hejuru yaho gato. Dusimbutse muri iyo myaka yabanje tuze hanyuma yaho. Hanyuma y'ibyo byose mbabwiye, u Rwanda rwibona mu ishusho yo kubaka Kigali nk'umwe mu mijyi izatangarirwa na benshi. Hagati aho icyakurikiyeho nyuma hatangiye imishinga rutura yo gutumbagiza imiturirwa ibarirwa mu magana. Nuko twabonye ibyavuye mu mbaraga z'abadutekerereje. Ubu Kigali iraka nk'indi mijyi yose. Ubu muri Afurika yose irayingayinga ibihugu nka Misiri, Nigeria, Kenya, Ghana ndetse na Afurika y'Epfo. Ibyo byose ni imbaraga z'ibyo tubona mu byavuye mu miyoborere myiza ya His Excellency Perezida Paul Kagame, wazanye impinduramatwara ishingiye ku guhindura igihugu cyari mu icuraburindi ry'umwijima ukomeye cyane. Kuva mu iryo curaburindi u Rwanda rwanyuzemo, rwazanye impinduramatwara ishingiye kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, aho gahunda yaje ishingiye ku bumwe n'ubwiyunge bwa buri munyarwanda nyuma y'amabi yose yabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. His Excellency Perezida Paul Kagame ari mu cyerekezo cyo kubaka igihugu cy'u Rwanda mu 2000 ubwo yatorerwaga kuba perezida w'u Rwanda n'abanyarwanda. Yashyize imbere ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndetse ashyira imbere umutekano w'igihugu udasize iterambere ry'ubukungu, uburezi ndetse n'imiyoborere myiza, aho ibikorwa bye ari ikimenyetso cy'umucunguzi w'u Rwanda. Mu ncamake, His Excellency Perezida Paul Kagame umucunguzi w'u Rwanda. Dusimbuke mbabwire hagati mu mutima w'u Rwanda, ahavugwa inkuru y'umujyi umaze kwigarurira imitima ya benshi, ari umujyi wa Kigali, iwabo imiturirwa yaka kandi isukuye. Ubu hari kubarizwa imishinga y'akataraboneka igomba kuzasiga Kigali nka Singapore, nk'umujyi wa mbere muri Afurika hose. Mu kiganiro twigeze kubagezaho twagarutse ku mishinga 2 muri 5 ibyibushye iri kubakwa mu Rwanda. Umushinga twahereyeho wari umushinga twasanze ku mwanya wa 5. Uyu mushinga nta wundi wari uwa Inzovu Mall uherereye mu mujyi wa Kigali. Ni umushinga w'igitangaza nyubako y'akataraboneka iherereye mu mujyi wa Kigali, ahahoze Kigali Business Center cyangwa se KBC, imbere ya Kigali Convention Center na Radisson Blu Hotel. Ni kuri KN5 Road Kimihurura. Hakaba ahantu hamaze kuba igicumbi cy'amahoteli yagutse, iwabo y'ibirori ndetse n'inama byo ku ruhando mpuzamahanga. Inzovu Mall ni umushinga watangiye muri Kanama 2023. Bikaba byari byitezwe ko umushinga wose nyirizina uzarangira muri Nzeri 2025. Gusa ibi byari byitezwe ntibyakunze. Abagiranye amasezerano muri uyu mushinga ni AFC ndetse na Proparico, maze uyoborwa na Groupe d'Avoir hamwe na d'Avoir Greatrix Limited. Naho umufatanyabikorwa w'uyu mushinga n'uwitwa Vicky Murabukirwa. Uyu mushinga wakoresheje inyigo y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 68 na 70 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Hakandi AFC na Proparico bahaye umushinga inguzanyo ya miliyoni 17.5 kuri buri umwe. Umushinga wundi nababwiye wari umushinga wa 4. Uyu ukaba wari uw'inyubako z'igitangaza zizahindura u Rwanda nka Singapore. Uyu nta wundi ni Vision City Phase 2. Uyu ni inyubako ziherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Gacuriro. Uyu ni umushinga w'igitangaza uza nk'inyongera y'akagari ka Nyarutarama ku ruhande rw'iburasirazuba bw'umujyi wa Kigali. Nta byinshi nshaka kubabwira kuri uyu mushinga, uko ibyinshi narabibabwiye. Mushaka kubyumva mwajya kureba ikiganiro abagejejeho hano kuri Deep Media TV. Ahubwo ndagira ngo dusubukure iyi mishinga dukomereze kuwa 3 mpaka n'uwa mbere. Icyo usabwe ni ugutarambirwa, kuko kuva ku mushinga wa 3 kugeza kuwa mbere byose nibishya mu matwi yawe.
Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze mu Rwanda rwa Kanyarwanda gihanga gomijana. Ikaze mu rwa Gasabo rwagaritse Afurika mu mishinga ihebuje kandi ihambaye. Ngwino ngutembereze nkujyane nkubwire imishinga 3 ya mbere ya karundura igomba gushyira ku gasongero u Rwanda. Nge mugiye kubana ni Jade. Ikaze mwese, mwiyumvemo ikaze ho muri hose. Twese dutangire n'umushinga dusanga ku mwanya wa gatatu. Uyu n'umushinga w'igitangaza wongeye kugaragaza ubushake bw'u Rwanda mu korohereza ubuhahiranire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacuruzi ndetse n'abakora mu cyambu gishya. Dr Gasore Jimmy arasaba abikorera bo mu ntara y'Iburengerazuba kwitegura kubyaza umusaruro icyambu cya Rusizi kigeze ku gipimo cya 40. Icyambu kirimo kubakwa hitwa mu Budike ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi cyasuwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore. Rusizi imirimo yo kubaka icyambu cya Rusizi, icyambu kizakiva muri Kongo. Ni ukuvuga icyambu. Uyu mushinga nta wundi n'umushinga witwa Rusizi Port, dore ko hashyizwe mu bikorwa gahunda yo kubaka ikibuga cyo ku nyanja ya Kivu kugira ngo borohereze ubwikorezi bw'abantu n'ibintu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rusizi Port izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi barenga 2.3 buri mwaka ndetse n'ibintu toni 1.3 buri mwaka. Ngaho tera agatebe wongere volume twinjire mu isesengura rinonosoye kuri uyu mushinga wa Rusizi Port. Turareba icyo uyu mushinga ari cyo, impamvu wubatswe, aho bigeze ubu, n'icyo uzamarira u Rwanda n'akarere muri rusange, cyane mu bijyanye n'ubwikorezi n'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi Rusizi Port ni kimwe mu byambo bishya biri kubakwa ku cyambo cya Lake Kivu ku mugambi wagutse wo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mazi yo mu kiyaga kugira ngo bigabanye gukoresha inzira z'umuhanda zidahagije. Intego nyamukuru y'uyu mushinga ni ukoroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo kongera ubucuruzi, koroshya imigenderanire no gufasha abaturage kubona uburyo bworoshye bwo gutembera no kohereza ibicuruzwa. Ni bimwe mu by'ingenzi iki cyambu kizafasha abaturage. Uretse ubucuruzi, uyu mushinga ugamije guteza imbere ubwikorezi butangiza cyane ibidukikije, kuko ubwato bwo mu kiyaga bushobora kuba inzira inoze mu buryo bwose bushoboka. Rusizi Port ni kimwe mu byambo 4 byateganyijwe mu kiyaga. Ibindi bizwi by'ibanze ni nka Rubavu Port, iki ni kimwe mu byambo cyarangijwe kubakwa. Ikindi gihari ni Rusizi Port, Nkora Port ndetse na Karongi Port. Tugarutse ku miterere n'ibyitezwe kuri Rusizi Port, nuko iyi Rusizi Port iteganyijwe kuzaba ifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi barenga 2.3 buri mwaka nk'uko nari mbivuze haruguru, no gutwara imizigo toni 1.3 buri mwaka. Icyerekezo ni uko ubu buryo buzakoreshwa kugira ngo bujyane n'izindi serivisi z'imipaka. Hari kandi umushinga wa Rusizi to One Stop Border Post uzafasha koroshya imipaka hagati y'u Rwanda muri Rusizi na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutunganya ibicuruzwa n'abagenzi neza, bityo bikazagira inyungu n'uruhare rufatika mu kuzamura ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Bizatuma kandi kugenda byoroha, bigabanya ibiciro by'ubwikorezi ugereranyije n'ibiciro by'imihanda, ndetse bitera inkunga ubucuruzi, cyane cyane ubucuruzi buto n'ubuciriritse, udasize n'ubukunze gukoresha ibicuruzwa bihambaye, imbuto, ibikoresho rusange, ibinyampeke n'ibindi bigemurwa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha kandi hari ibikorwa remezo by'icyambu birimo jetizi cyangwa se quarriers, terminal z'abagenzi, ibyuma byakira imizigo, uburyo bwo gufata neza ibicuruzwa, imigabane y'abagenzi, imigenderanire n'amategeko n'ibindi byinshi byose bigamije gutuma ubwikorezi bwo mu mazi bubungabungwa neza, bukaba butekanye kandi bufite ireme nk'uko byateganyijwe vuba. Byavuzwe ko iyi Rusizi Port iri ku kigero cya 95.8% yubakwa. Bivuze ko imirimo yo kubaka iri kugenda igera ku musozo, kikazatangira gukoreshwa neza mu mpera z'uyu mwaka 2025. Uyu mushinga wo kubaka Rusizi Port wahaye akazi abarenga 200 mu gihe cy'ubwubatsi, bityo uyu mushinga ukaba waratangiye kuzana inyungu mu mibereho y'abaturage n'iterambere ry'aho utuye. Gusa ku rwego rw'igihugu, uyu mushinga uri mu mugambi wagutse wa leta wo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mazi ku kiyaga cya Kivu ku nyungu zo guhuza akarere k'ibiyaga bigari na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bice by'intara y'Iburengerazuba. Tugarutse kuri zimwe mu nyungu ziteganyijwe bigendanye n'iki cyambu, inyungu ya mbere ni ukwagura ishoramari ku kigero gishimishije. Tugarutse kuri zimwe mu nyungu zitezwe bigendanye n'iki cyambu, inyungu ya mbere
ni ukwagura ishoramari ku kigero gishimishije, dore ko hazabaho urujya n'uruza rw'abantu benshi kubera ihindukirwa ry'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, ndetse bitume habaho amasoko rusange n'ibiciro bigabanuka. Gukoresha icyambu bizatuma abantu bashobora gutembera, gusura inshuti n'imiryango, gukora ubucuruzi n'ibindi. Indi nyungu yitezwe kuri iki cyambu ni ukuzatanga akazi ku bantu. Uretse abahawe akazi mu iyubakwa ry'uyu mushinga, byitezwe ko hari n'abakozi bahoraho bazaba bafite akazi gahoraho igihe iki cyambu kizaba cyaratangiye gukoreshwa. Aha hazaba hari nk'abashinzwe ubwikorezi, abakozi b'ibikorwa remezo, abacunga urujya n'uruza n'abandi benshi. Indi nyungu ni ukuzateza imbere ubwikorezi butangiza ibidukikije, dore ko ubwikorezi bwo mu mazi burimo ingaruka nke ku bidukikije ugereranyije n'imihanda, bityo bigatanga amahitamo arambye mu bucuruzi no gutwara abantu n'ibintu. Indi nyungu ni ukurushaho guhuza akarere n'amahanga, bityo bigatuma u Rwanda rurushaho kugira uruhare mu bucuruzi bw'akarere k'ibiyaga bigari, ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigafungura amahirwe y'isoko rinini, ubumenyi ndetse n'ishoramari. Gusa ntitwavuga ibyiza byitezwe ngo twibagirwe ibizafatwa nk'imbogamizi cyangwa ibizabangama. Imbogamizi ya mbere niyo kugenzura umutekano ku kiyaga, kubera ko ubwikorezi bwo mu mazi hakenewe ko hubakwa uburyo buhamye bwo kugenzura umutekano w'abagenzi, imizigo bigendanye n'umupaka, nk'abinjira n'abasohoka, ubuhahiranire, imigenderanire n'amategeko bikarushaho gukazwa. Ibi bizasaba gukaza amategeko y'ubwikorezi bwo mu mazi no gushyiraho inzego zishinzwe ubucungamutekano. Izindi mbogamizi ni izigendanye no gushyiraho ibikoresho by'ikoranabuhanga bishinzwe gucunga umutekano. Izindi mbogamizi ni izo kugeza serivisi nziza ku baturage, gushyiraho urugendo rw'amato n'ibikorwa bya feri, ndetse no guhuza n'ibindi bikorwa remezo ku baturage. Indi mbogamizi niyo guhuza koperative, abacuruzi, abakozi b'icyambu n'imiryango yabo kugira ngo inyungu zigere kuri bose. Bitabaye ibyo, hari ibyago ko bamwe bafashwa kurusha abandi cyangwa hakabaho kudakurikiranwa kw'ibikorwa neza. Aha kandi ngo kubera ubushobozi bwo kwakira umubare munini w'abagenzi n'imizigo, hazakenerwa ibikoresho bihagije nk'amato, imiyoboro, ibikoresho byo kubika, gahunda y'itumanaho, uburyo bwo gusohora no kwinjiza imizigo n'abantu ku gipimo cyo hejuru. Tuvuze ku cyo Rusizi Port izamarira u Rwanda n'akarere ndetse n'impinduka z'ingenzi mu mibereho n'iterambere by'abaturage, Rusizi Port izafasha guteza imbere ubucuruzi nyamwinshi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigafasha abacuruzi bato n'abakuru gushaka amasoko mashya, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi, ibiribwa, ibikoresho, ibicuruzwa by'inganda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Itumanaho n'ubwikorezi bizoroha cyane ku baturage bo mu karere k'Uburengerazuba, ubwo ni Rusizi n'ahandi ku kiyaga. Bizabafasha kugenda, gusura, bakohereza cyangwa bakakira abantu n'ibintu, bikazatuma imibereho irushaho kugenda neza. Serivisi zizagerwaho byoroshye, guhangana n'ikiguzi ku mikoreshereze y'imihanda bizaba bikemutse. Gusaza kw'imihanda, ubwikorezi bwo mu mazi buzaza ari igisubizo kirambye, ndetse ibintu bizarushaho gutwarwa nta gihombo ugereranyije n'ibyangirika byaciye mu mihanda. Iki cyambu ni inkingi ya mwamba mu guteza imbere akazi, ubucuruzi n'ishoramari mu karere, dore ko inyubako z'ubucuruzi, ibyambu, serivisi zo gutwara n'ibicuruzwa n'urwego rw'abakozi byose bizazamura ubukungu bw'akarere bigizwemo uruhare n'iki cyambu. Muri make u Rwanda rurushaho guharanira kuba isoko y'akarere k'ibiyaga bigari, bigatuma rubasha guhangana, kugira uruhare mu bucuruzi mpuzamahanga, maze bikazamura ubuhahiranire hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, udasize no gukorana n'ibindi bihugu mu buryo burambye. Tuza kubabwira kuri iyi Rusizi Port nayanzura gutya. Ubundi iyi Rusizi Port ni umushinga w'ingenzi cyane kwa hazazaho ubwikorezi n'ubucuruzi mu Rwanda, by'umwihariko mu bice by'uburengerazuba n'ahakikije Lake Kivu. Iyo ugereranyije uyu mushinga n'imihanda, nta n'ahantu bihuriye na gato. Uburyo bw'amazi buzatanga amahirwe menshi yo gukemura ibibazo by'imihanda, kugabanya ibiciro, kuzamura ubucuruzi no korohereza abaturage. Muri make Rusizi Port izaba ari igisubizo ku baturage n'abaturarwanda no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Nta munsi n'umwe ushaka kwira nta mwana uvunikiyemo. Hari n'igihe rwose yigeze gukora hasi ibati ry'inyuma rireguka. Hano muri gare imvura yaguye, nawe urabibona ukuntu hameze. Gare ya Nyabugogo nka gare ya Kigali. Ubuyobozi bw'uyu mujyi bwagaragaje ko rero inyigo yo kuvugurura no kwagura gare mpuzamahanga ya Nyabugogo ngo igeze kure ku buryo imirimo yo kuyubaka ku buryo bugezweho izatangira. Tugere ku mushinga wa kabiri. Uyu ni umushinga wiswe Nyabugogo Bus Terminal. Uyu ni umushinga hagutse wo kuvugurura gare ya Nyabugogo mu buryo bugezweho.
mu buryo bwo korohereza igikorwa cyo gutwara abantu mu buryo rusange muri Kigali. Iyi gare izakoreshwa cyane n'abantu bava cyangwa binjira mu mujyi wa Kigali cyangwa bajya mu bindi bice by'igihugu, gusa izaba iri ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni umushinga ubarizwa mu kigega cy'u Rwanda Urban Mobility Improvement Project, aho intego yawo ari uguteza imbere ubwikorezi bw'abantu mu mujyi wa Kigali, harimo nko guteza imbere uburyo butangiza ikirere, koroshya ingendo, kongera umutekano ndetse no guteza imbere uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bugezweho. Igitekerezo nyamukuru kugira ngo iyi gare ivugururwe byaturutse ku muvundo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu baba bayirimo, udasize umubyigano w'amabisi ndetse n'imodoka zose zikoreramo. Iki gitekerezo cyatanzwe mu buryo bwo kongera ubushobozi bwo kwakira abantu benshi, gutuma gutwara abantu biba byoroshye, bitekanye, bigezweho kandi byubahiriza uburenganzira bw'umugenzi, bikajyana no guhuza uburyo butandukanye bw'imodoka, moto, amagare ndetse n'abanyamaguru. Mbabwiye zimwe mu mpinduka ndetse n'ibizakorwa mu ivugururwa ry'iyi gare. Mu by'ukuri cy'ingenzi, iyi gare izavugururwa kugira ngo ibe multimodal transit hub, kugira ngo izahuze ibikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu. Aha muri iyi gare hazaba hari ahantu ho gutegerereza abantu, hazaba hari n'ibyumba by'imirimo, ubwo ni mu biro, hazaba hari n'amahirwe y'ubucuruzi n'amaduka agezweho, serivisi z'abagenzi, amazi, isuku, amahirwe yo kwishyura no kumenya amakuru ku ngendo, n'ibindi bikoresho byo gutunganya no kwakira neza abagenzi. Aha kandi ngo hazahuzwa uburyo butandukanye bwo gutwara abantu nka bisi, moto, amagare ndetse no kugenda n'amaguru, kugira ngo bitange uburyo bworoshye kandi buhuriweho. Ivugururwa ry'iyi gare ryitezweho kuzongera umubare w'abagenzi, kuko abenshi bangaga kujya muri gare ya Nyabugogo kubera umuvundo w'abantu uba uhari. Kandi hazashyirwamo uburyo buzwi nka dedicated bus lanes. Iyi izaba ari imihanda yihariye kuri za bisi, kugira ngo bisi zitagongana n'imodoka zisanzwe, bityo bikazatuma ingendo zigenda neza kandi ku gihe, bityo bizagabanya ubucucike bw'imodoka mu muhanda. Ivugururwa ry'iyi gare bizafasha kwita ku bidukikije no ku mihindagurikire y'ikirere, kuko ahantu Nyabugogo iherereye hari ibibazo by'amazi no guteza imihindagurikire y'ikirere. Uyu mushinga uteganya gukemura ibibazo by'iyo miyoboro y'amazi, imyubakire itangiza no gutanga inzira z'umutekano ku bagenzi n'ibindi byinshi. Kubera iyo mpamvu Nyabugogo izahinduka ikibuga kinini cyakira abantu benshi, ndetse ikazaba n'irembo ryinjira ndetse risohoka mu mujyi wa Kigali mu buryo bworoshye kandi butekanye. Byari byitezwe ko iyi gare izatangira kuvugururwa mu mwaka wa 2025. Aha kandi leta y'u Rwanda yashyizeho ingengo y'imari ya miliyari 19.3 kugira ngo umushinga utangire gushyirwa mu bikorwa, ariko biteganyijwe ko amafaranga aziyongera akagera kuri miliyari 82 z'amafaranga y'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2027 na 2028. Igiteranyo cy'ishoramari kuri uyu mushinga wose kigaragaza amafaranga y'u Rwanda angana na miliyari 288.3. Icyerekezo nuko umushinga uzarangira mu mwaka wa 2027. Ibindi byatangajwe nuko hari n'andi mategeko avuga ko ibikorwa byose bizarangira bitarenze mu mwaka wa 2030, cyane ko Nyabugogo izaba ari hub ya transit hub na mass transit system yo mu mujyi wa Kigali. N'ubundi muri uyu mwaka wa 2025 hatangiye ibikorwa byo kwiyandikisha, kubarura ibintu nk'imitungo biri hafi y'iyi gare ya Nyabugogo, kugira ngo hamenyekane neza abazakurwamo mbere y'uko hatangira uyu mushinga ndetse n'irivugururwa ry'iyi gare ya Nyabugogo. Nyabugogo izaba ihuza inzira zitandukanye nka bisi, moto, amagare, kugenda n'amaguru n'ibindi bigiye bitandukanye. Bizatuma abantu bagenda neza mu mujyi ndetse bizagabanya umubyigano n'ibibazo byo mu muhanda. Iyi gare izakira abantu benshi kurusha yari isanzwe, ibyo bizorohereza abagenzi bava cyangwa mu mujyi bajya mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha kandi hazaba hari amahirwe yo kubaka amaduka menshi, serivisi, ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Abantu bazaba binjira basohoka, ibi bizatanga amahirwe y'akazi, ubucuruzi n'iterambere ry'akarere. Ibi bizaba igisubizo mu kugabanya ibibazo byo mu muhanda nk'impanuka, umubyigano. Aha kandi hazaba hari uburyo bwo kugabanya ibyuka bihumanya nko gukoresha umuriro w'amashanyarazi cyane. Aha kandi hazaba hari uburyo bwo gutwara abantu buzaba buhuye n'igihe, uko bisi zizaba zihariye, ndetse na gahunda ya mass transit aho ibinyabiziga bidahumanya bizakoreshwa cyane, aho hazaba hari nk'amagare no kugenda n'amaguru, aho bizafasha umujyi wa Kigali kuba umujyi uharanira iterambere rirambye, ndetse aho bizafasha abantu gushaka akazi mu bikorwa bishya nk'amashopu, serivisi rusange, transport n'abakozi bakata amatike. Kandi abagenzi bazagira uburyo bworoshye bwo kugenda, gutembera no kugera aho bifuza mu buryo bworoshye kandi butekanye. Tuvuze ku mbogamizi ndetse n'ibisabwa kugira ngo uyu mushinga ugerweho neza, aha hari ikibazo cya relocation, aho abacuruzi n'abandi bafite ibikorwa nk'imitungo hafi ya Nyabugogo basabwe kwiyandikisha kugira ngo bazavugururirwe cyangwa se bazahabwe ingurane. Ibi bishobora kuzagira ingaruka ku mibereho mibi yabo igihe bitazagenda neza,
bityo hakeneye gufatwa neza mu buryo bw'imicungire ndetse n'indishyi kugira ngo abaturage bizabagirire akamaro ndetse bizabageze kure. Kubaka gare ikomeye bisaba kwitondera ibidukikije, cyane ko ari ahantu hari amazi bishobora no guteza imyuzure, bityo hakeneye gucunga neza amazi, imiyoboro no gushyiraho uburyo bwo kwirinda imyuzure n'ibindi bigiye bitandukanye. Ishyirwa mu bikorwa ry'imwe mu mishinga muri iyi gare bizasaba imbaraga nyinshi mu bukangurambaga, ni ukuvuga nko gukomeza gushyigikira transport ya public, aho bazakangurira abantu gukoresha bisi rusange, bikazagabanya imodoka bwite mu mihanda ya Kigali, ndetse hazashyirwa mu bikorwa dedicated bus runners n'ibindi kugira ngo iyi gare izashobore gutanga uburyo burambye kandi bunoze. Bityo rero nakwanzura kuri iyi gare gutya, muri make nizavugururwa neza, izaba ari kimwe mu bice by'ingenzi cyane mu kongera ubushobozi bw'ubwikorezi rusange muri Kigali. Ikazaba gare izahuza inzira nyinshi, izorohereza abagenzi, izazamura ubucuruzi, ikazagira n'uruhare mu gutuma Kigali iba umujyi ugezweho, ubyara amahirwe kandi wubahiriza ukanarengera ibidukikije. Ngayo nguko nibyo nababwira kuri Nyabugogo. Ku mwanya wa mbere turasanga umushinga witwa Kigali Green Complex cyangwa se KGC. Uyu ni umushinga wa skyscraper w'inyubako y'akataraboneka izaba ariyo ndende muri iki gihugu cy'u Rwanda, ikaba ariyo nyubako iri kubakwa mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umushinga utegurwa na Ultimate Developers Limited. Iki ni ikigo cya Rwanda Social Security Board cyangwa se RSSB gishinzwe ibikorwa byo gushora mu mitungo y'ubucuruzi n'inyubako. Intego nyamukuru y'uyu mushinga ni ukuzana inyubako yo ku rwego rwo hejuru no guteza imbere inyubako igezweho kandi ibereye isura y'ahantu ku rwego rwo hejuru, no kongera umutungo w'ishoramari wa RSSB kugira ngo izafashe guteganyiriza abarushijeho kugera ku bukungu n'imibereho myiza. Tugere ku miterere ya Kigali Green Complex. Ubwo ni ibiranga iyi nyubako ndetse n'imiterere yayo. Iyi nyubako izaba ifite level hagati ya 29 na 35. Ubuso rusange bw'iyi nyubako ni metero kare 82,971, naho pariseri y'ubutaka bw'iyi nzu ni hafi metero kare 7,600. Kigali Green Complex izaba ari mixed use complex, bivuze ko izaba ifite ibiro, amaduka, serivisi nk'amabanki n'izindi serivisi z'imari cyangwa izindi nzego z'ubucuruzi. Akandi hazaba hari parking slot z'imodoka zirenga 430. Byumvikana ko hazaba hari aho guparika heza kandi hahagije. Bivuga ko inyubako ari Greenwell Smart Building, bivuze ko izubahiriza amahame y'inyubako nziza kandi ku rwego rwo hejuru, bita ku mutekano, ibidukikije, ikoranabuhanga n'ibindi hakurikijwe icyiciro cya Grade muri standard y'inyubako zihangana n'ibidukikije. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu gice cya centre y'ubucuruzi. Kubaka Kigali Green Complex byatangiye ku mugaragaro muri Mutarama 2024. Uyu mushinga uteganyijwe kuzarangira mu myaka 3 iri imbere, bityo byitezwe kuzarangira hagati ya 2026 na 2027. Iyi nyubako izaba ikimenya bose nk'izindi nyubako zakunzwe nka Kigali Convention Center, City Town n'izindi. Iyi nyubako uretse kubisumba izindi zerekana ko Kigali iri mu cyerekezo cy'imijyi igezweho kandi iteye imbere. Iyi nyubako izaba irimo ibiro, amaduka, serivisi zitandukanye zizatuma haboneka amahirwe mashya y'akazi, ishoramari, serivisi zigezweho n'ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru. Ibi bishobora kuzazamura urwego rw'ubukungu, imirimo ndetse no kureshya abashoramari mu gihugu no hanze yacyo. Ikindi kandi kuba iyi nyubako ari Redwell Smart bizatanga icyizere ko ari inyubako ifite ingufu zihagije, icunga neza amazi, ikirere, umutekano ndetse no gutanga ubuzima ahantu hubahirije ubuziranenge ku bakozi n'abakiriya. Ikindi kandi uko iyi nyubako izagenda ikodeshwa cyangwa ikoreshwa bizatanga inyungu ku ishoramari rya RSSB, bityo bizafasha guteganyiriza abakozi, abashomeri cyangwa bazaba bari mu kiruhuko cy'izabukuru, bikazatanga agaciro ku mutungo w'igihugu. Ibi bizongera ubushobozi bw'inyubako n'imyubakire bifite ireme muri Kigali, dore ko isoko ry'inyubako rishaka umwihariko haba mu bucuruzi, ibiro, amaduka, ibikorwa remezo n'ibindi. Rero KGC izatanga amahitamo meza kandi agezweho. Ibi bizatuma Kigali itazakomeza gushingira ku nzu nto cyangwa izidahuye n'icyerekezo n'igihe tugezemo. Gusa nubwo umushinga nk'uyu uba warizwe neza, ntihabura zimwe mu mbogamizi, harimo kuba inyubako ndende n'imishinga nk'iyi bisaba gukurikiza amahame y'umutekano, gukora neza ku buryo budahungabanya abantu, ubutaka, ibidukikije, cyane ko ari high rise, hagomba kuba igenzura ry'imyubakire, ibikoresho, igishushanyo mbonera cyiza kandi kiboneye. Kugira ngo ibe Green Efficiency Smart, hagomba kubaho ikoreshwa ry'ibikoresho byujuje ubuziranenge, systeme zigezweho z'amazi, amashanyarazi, ibyiciro by'amafoto atandukanye kandi meza, kandi bizasaba ubushobozi bwo gucunga neza inyubako n'abayikoresha.
Kigali Green Complex ntiyaba inyubako gusa, ahubwo ni message y'uko Kigali ishaka kuba umujyi uhuje ubukungu, isura, iterambere n'inyubako zigezweho. Uyu mushinga ushobora kuzahindura uburyo ubucuruzi n'imirimo bikorwa muri Kigali. Bizafasha guhindura isura y'umujyi nka skyline, inyubako ku mujyi urebeka ku ruhando mpuzamahanga n'ibindi byinshi bitandukanye. Dusoza nawe wajya muri comment ugatanga igitekerezo cyawe kuri iyi mishinga mbabwiye. Mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka, kiruta byose muhorana ubukire, Imana ndetse n'amafaranga. Njye wabateguriye nkanabagezaho iki kiganiro nari JD. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Dusubire mu bindi biganiro. Ntibagirwe gukora subscribe ndetse no gusharinga iyi video niba ari cyo ukuyemo.